mumeze gute? Nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino hagiye hatandukanye. Uyu uzasanga abantu benshi bakunda kwibaza ikijyanye no ku nzara zabo, ukabona umuntu afite inzara akavuga se niki nakorera inzara zanjye, ugasanga umuntu afite inzara zihora zivunika ntacyo adakora ngo kugira zibashe gukura bikanga, yaba kuri side y'abakobwa yaba kuri side y'abahungu. Hari abantu benshi bibaza ikintu bakorera inzara zabo ariko bakaba barananiwe kumenya ngo ni igiki. Uyu munsi rero hano kuri Nadijo tugiye kubabwira bimwe mu bintu ushobora gukora rwose ukabona resulta iri very positive kandi mu gihe gitoya. Mwibutsa rero nimba uri mushyashya hano ntugende udakoze subscribe nimba utarayikora, ikindi ntugende udakoze comment ndetse na like. Hanyuma ku bantu bashyashya hano tubahaye ikaze mwumve mwisanzuye. Nkuko nari maze kubivugaho rero, kimwe mu bintu bishobora kugufasha kuba inzara zawe zakura ni bimwe muri bino ngiye kubabwira hano. Cyane cyane uzasanga hari abantu bakunda kurya inzara cyangwa se bafite umuco wo kurya inzara, ukabona umuntu ahora arya inzara mu gihe akanya gato ariko kose yabona yicaye ari wenyine atari kuvuga, akaba ari busy no kurya inzara, yaba ari gutekereza ikintu akaba ari busy no kurya inzara, kugeza aho hari n'abantu barya inzara akajya yica n'ibisebe. Biriya bintu rero nubwo hari abantu bisa nkaho ari hobby zabo, ariko biriya bintu byica inzara cyane. Kandi ikindi iyo umaze kumenyera umuco wo kurya inzara no kugira ngo ubireke birakunanira. Hano rero tugiye kurebera hamwe ese niki cyagufasha kureka kurya inzara. Ikindi tugiye kureba ese ni gute kurya inzara bishobora kwangiza umwimerere cyangwa se imikurire y'inzara zawe. Iyo ukunda kurya inzara uriya kurwara, hariho igice twakita nail matrix, bamwe muri mwe barabizi. Kino gice gifasha inzara kuba zakura zoroshye kandi zikomeye. Koroha kandi zikomeye ni ukuvuga ni kwa kundi uba ureba inzara ukabona ntizikanyaraye kandi zikaba zidashobora no kuvunika mu buryo ubwo ari bwo bwose. Rero ku bantu bakunda kurya inzara babigabanye, wihatira kureka uwo muco. Harimo abashaka kuvuga ati ese kurya inzara nashatse ikintu nakora kugira ngo kurya inzara bigabanuke ariko byaranze. Kimwe mu byo rero wakora bikagufasha none kureka uwo muco wo guhora urya inzara, harimo nko kunywa amazi menshi. Ihatira umuco wo kunywa amazi menshi mu gihe uri wenyine, aho kugira ngo urye inzara unywa amazi, nabyo bizagufasha kureka kurya inzara cyane. Kuko buriya hari abantu barya inzara ukabona nyine ni ibintu byabagiyemo no kubireka byaranze. Ikindi kintu ushobora gukora cyane cyane nko ku bakobwa cyangwa se no ku bahungu, ushobora gushyiraho polish cyangwa se nk'amaverne. Buriya iyo ugiye kurya urwara ukumva hariho ikindi kintu uhita ubireka. Wajya gutamira urutoki ukumva hariho ikindi kintu urabireka. Ibyo bigenda bigufasha kuba wagenda ugabanya uwo muco wo kurya inzara, ari nabyo bizanagufasha kuba inzara zawe zasubirana umwimerere zari zifite. Ikindi rero ushobora gukora, ushobora kuba uvuga uti ngiye sindya inzara ariko inzara zanjye ziracika, ziba zoroshye, ntabwo nzi ikintu nakora. Bimwe mu byo wakora rero harimo nko kwihatira kurya ibiryo bikungahaye nko kuri vitamin B. Ushobora kwibaza se ibiryo bikungahaye kuri vitamin B nayikuye mu bihe byo kurya. Nko muri avoka, abantu bakunda kurya avoka rwose bakunda kugira inzara nziza, ibishyimbo n'amagi. Biriya bintu biba birimo ama vitamin B, kandi vitamin B ifasha inzara kuba zaba zoroshye kandi zikaba zifite n'umwimerere wazo. Ikindi ushobora kurya nanone ibiryo bikungahaye ku calcium. Ushobora kwibaza se ibiryo naryo bikungahaye kuri calcium ni ibihe? Harimo nk'amata, inyama cyangwa se imboga rwatsi. Zira mboga zose rwatsi nazo zifasha inzara kugira imikurire myiza kandi zikaba zimeze neza rwose. Nkuko twe twabibonye rero, nubwo kunywa amazi menshi bishobora kugufasha kureka umuco wo kuba warya inzara, ariko buriya no kunywa amazi nabyo ubwabyo bigira uruhare mu kuba inzara zamera neza.
kunywa amazi menshi, waba urya inzara waba utazirya, ihatire kunywa amazi menshi. Ushobora kwibaza se kunywa amazi menshi akamaro kabyo ni akahe? Iyo ukunda kunywa amazi, buriya amazi ni ingirakamaro cyane. Hari ukuntu umuntu aba afite inzara ariko ukabona zirakanyaraye, ukabona wagira ngo zishwe n'umwera. Ariko iyo ukunda kunywa amazi, inzara ubona zoroshye, ziyaga kandi zigakura neza, zikomeye, zitavunagurika. Ihatire rero kunywa amazi, nabyo bizagufasha kuba inzara zawe zamera neza. Ikindi ni uko buriya kurwara cyangwa se kugira ngo urwara rukure neza, bisabwa nyine poroteyine tuzi nka keratine. Keratine ni poroteyine ifasha inzara kuba zakura kandi neza. Buriya rero nabwo iyo unywa amazi ahagije, nabyo bifasha kuba zakura neza kandi zitavunagurika cyangwa se ngo zibe zoroshye. Ikindi kintu rero ushobora gukora ni ugukoresha bimwe mu byagufasha kurinda inzara zawe. Ushobora kubaza ibyagufasha kurinda inzara ni nka gute? Ushobora kuba ugiye nko mu mirimo itandukanye ukambara nka ga, zino ga za plastique, ukambara nka ga. Bamwe na bamwe bajya bavuga ati buriya kwambara ga harimo ubwibone, hari n'iki. Buriya kwambara ga nabyo ni byiza kuko birinda inzara zawe. Cyane cyane nk'abantu bamara umwanya munini mu mazi, ushobora kuba uri koza ibyombo, ushobora kuba uri gukora amasuku. Buriya ama-product dukoresha dukora amasuku cyangwa se isabune ushobora gukoresha uri koza, ama-chemicals aba agize iyo sabune cyangwa se izo product zindi ukoresha uri gukora amasuku, buriya nazo zishobora kwangiza inzara. Ikindi ni uko mu gihe uri gukora nabwo hashobora kujyamo imyanda. Buriya ni ibintu bisanzwe, murabizi ko ahantu hari umwanda hose nta buzima haba hafite rwose. Niyo mpamvu rero kwambara ga nta bwibone burimo, ahubwo ni kunoza isuku cyangwa kugira isuku mu buryo bumwe n'ubundi. Ikindi binakurinda ko izo chemicals zishobora kukwangiza inzara, zikoroha, zigacikagurika, nyine zikagenda zihura n'ibibazo bitandukanye. Rero icyiza mu gihe ubona ugiye gukora amasuku, ugiye gukora ibintu gusa kumara umwanya munini mu mazi, ibintu ubona nyine utizeye cyangwa ibintu bishobora kuba birimo amavuta menshi ashobora kujya yajya mu nzara, ushobora kwambara ga. Ikindi ugomba kumenya kugira ngo ukomeze usigasire ubwiza cyangwa se umwimerere w'inzara zawe, ni uko mu gihe umaze gukuramo za ga wari wambaye, woga neza n'isabune, hanyuma ugasiga intoki zawe amavuta n'inzara, hanyuma nyine za nzara zigakomeza gukura neza kandi zifite umwimerere wazo. Ikindi rero wakora, harimo bimwe na bimwe mu bimera ushobora kwifashisha cyangwa se bimwe mu bintu ushobora gukora ariko biri naturel, ushobora gusiga ku nzara zawe kugira ngo zibashe kuba zamera neza, zagira umwimerere nk'uwo zari zifite bwa mbere, cyangwa se mo kimwe zikarushaho kuba nziza bitewe n'uko zari zimeze. Ushobora gufata amazi y'indimu ukayavanga mu buki. Ni ukuvuga amazi y'indimu ukayakandira mu buki ukavanga, then byamara kuba mixed neza ukagenda usiga ku nzara. Iyo ugiye usiga ku nzara rero, before yuko woga ibyo ngibyo wasizeho, utegereza iminota 10. After iminota 10 ukabona ukoga za nzara zangiza, ukanisiga amavuta neza. Rwose nkubwije ukuri, iyi bikora ukabikora rwose umva mu gihe gito cyane ubona resulta kandi nziza. Ikindi cyangwa se ushobora kuvuga utubuki iki, ariko ndakeka kubona indimu abantu benshi yaba mu isoko ahantu henshi indimu ziba zihari. Ushobora no gufata indimu, umutobe w'indimu ugakandira muri olive oil, ari amavuta ya olive oil, nayo ukamixinga, then iyo mixture yabyo ukayisiga hehe ku nzara, naho ugategereza iminota 10. Iyo minota 10 iyo ishize nakabuza uroga, then warangiza ukisiga neza amavuta. Nkubwije ukuri ko nyuma y'iminsi mike uba utangiye kugenda ubona impinduka. Ikindi cyane cyane nko ku bakobwa dukunda kwishimira verine zimaraho igihe kinini cyane, ukabona wisize verine imazeho amezi 2, imazeho amezi angahe. Biriya bintu nabyo byica inzara kuko hari couche
cyangwa se ni nka katiko y'urwara, ni ukuvuga ntibibone izuba, ntibihumeka nyine, kandi aba ari ibintu bikomeza byometseho bikamaraho igihe. Urumva ni hahandi utangira kuvuga ngo verine yanyiciye inzara, ngo byagenze gutya na gutya. So rero kwisiga verine ikamaraho igihe kinini buriya nabyo ntabwo ari byiza. Ugomba kuyisigaho ariko ukagera n'igihe ukayikuraho, ukareka inzara nazo zigahumeka. Bizagufasha, bizatuma inzara zawe zikura neza, unazigirira isuku ku buryo uzajya uba proud, zaba ziriho verine yaba itariho ukumva uri proud. Rero ikintu nakubwira ni uko nukurikiza izi nama zose nakubwiye ukabikora, yaba urya inzara ugakurikiza biriya nakubwiye, bikatuma ugabanya kurya inzara cyane, cyangwa se ugakora bimwe muri bino bindi navuze ku muntu nawe utarya inzara, niyo waba uzirya mu gihe umuco wacitse, na bino bindi nawe ntabwo uhejwe kuba wabikora. So guys, rero turabakunda, this is Nadijo. Tubahorane rwose. Ubutaha ushaka kwibaza ati nshaka kuba mfite inzara nziza ariko mfite intoki mbi. So intoki mbi tuba tuvugana, hari ukuntu mbona ufite intoki zitoroshye zikanyaraye rwose. Next tuzababwira noneho bimwe mu bintu ushobora gukora bikaba byagufasha kugira intoki zoroshye. Noneho urabona ufite intoki zoroshye, ufite inzara nziza, nta nubwo ibintu by'amaverine ibintu bindi, waba uri proud yo kugira rwose natural nails. See you.